Blog Talk Radio. Bavandimwe mwese turi kumwe kuri radio Iteme ari abo bariho uyu mwanya ari n'abazayumva nyuma
muri iki kiganiro inkuru nziza, ikiganiro cyo kumva ijambo ry'Imana. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze. Uwiteka Imana abane namwe kandi abahe imigisha kugira ngo ijambo ryayo ribe muri twebwe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mfashe uyu mwanya kandi kugira ngo nongere nakire kandi nsuhuze umukozi wayo Pasiteri Ntabana Onesphore ugiye kutuganirira, ugiye kutubwira ijambo ry'Imana. Pasiteri Ntabana, ndakwakiriye, ndagushuhuje kandi ndasaba Imana kugira ngo iguhe imigisha yayo, kugira ngo ikuyobore mu byo ugiye kutugezaho byose. Imana iguhire, uyu mwanya ni uwawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane ibihe byose. Muvandimwe Pasitoro Simiyoni, nanjye ndagushuhuje cyane mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Uwiteka aguhe umugisha. Ndasuhuza kandi ubwoko bw'Imana buri ku buhinga bw'ibyuma badufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana, inkuru nziza y'Imana itambuke. Uwiteka abahire cyane. Radiyo Iteme ni radiyo dukunda, kandi koko ntabwo yabayeho kubw'impanuka, ahubwo yabayeho kubw'umugambi mwiza w'Imana, kugira ngo ubutumwa bwiza bwayo bujye buhabwirwa. Imana ihumugisha abari ku buhinga bw'ibyuma, kandi ihire cyane iradiyo Iteme. Muvandimwe Simiyoni, urakoze gukomeza kutwibutsa iby'urukundo rw'Imana, uko yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana nirihabwe kuzo n'icyubahiro. Abantu bakunze kuvuga ngo amagambo aryo hasubiwemo, ariko twebwe muri aka kanya ntabwo ariko tuvuga, ahubwo turavuga tuti ijambo ry'Imana riryoha risubiwemo. Niyo mpamvu tugiye kongera kwibukiranya ijambo ry'Imana twize ubushize. Yari rifite umutwe ugira uti ahari icyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Uboneka mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 14. Ahari icyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nimureke dupfukamire Imana, nimureke tuyipfukamire, maze tuyisingize, tuyisenge, tuyisabe. Ikwiye ikuzo n'icyubahiro, ikwiye gupfukamirwa. Mwihangane mfukame. Uwiteka Mana yacu, Papa wacu mwiza dukunda cyane, kandi ukaba udukunda bihebuje, waducunguje amaraso atagira inenge y'igiciro cyinshi y'umwana wawe Yesu Kristo. Warakoze cyane, uhabwe kuzo n'icyubahiro. Icyakora
abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Muri abo ngabo bamwemeye bakizera izina ry'uwo ni Yesu Kristo, natwe turimo turabigushimira cyane. Nusingizwe, nushyirwe hejuru, ndagukomera mu mashyi nk'uko nsanzwe nyagukomera. Tugeze umwanya mwiza cyane wo kuvuga ijambo ryawe, kugira ngo ubwoko bwawe buteze amatwi bwumva aho bari hose bakumenye yuko bakunda kuba bacunguje amaraso y'ikibondo cyawe Yesu Kristo, bagukunde bakora ibyiza bishimwa nawe, maze Yesu Kristo umwami wacu ugiye kugaruka azabaho ubugingo buhoraho. Nuko rero yewe ugiye kukubera mikoro, ndakwinginze ngo mbure aba ari wowe uboneka, aba ari wowe wivugira, maze umwana wawe wese ahemburwe mu buryo bw'umwuka. Ndagusabye mu izina ryiza kandi izina ryera cyane, izina riruta ayandi mazina yose mu ijuru no mu isi, rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen. Bana b'Imana, uyu mutwe ugira uti ahari cyakwimitse ngo umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki, ibirori by'umwami Ahasuwerusi. Umwami Ahasuwerusi yari umwami ukomeye cyane w'umuperesi, yatwaraga ibihugu 127 uhereye mu Buhinde ukageza muri Etiyopiya. Nuko igihe kiragera atumira abatware bose bo muri ibyo bihugu ngo baze abagirire abakorera ibirori, kandi ibyo birori byari bigendereye kugira ngo abereke icyubahiro cye, ubutunzi bwe, ko ari umwami w'abami koko. Byari ibirori bikomeye, byari ibirori bikomeye, n'ibirori bamazemo iminsi 187 barya banywa banezerewe bishimye cyane. Muri ibyo birori rero, mu minsi 7 yaherukaga, umwami Ahasuwerusi yashatse kubereka umwamikazi Vashiti, ariwe wari umugore we, ariko amutumyeho Vashiti yanga kumwitaba, yanga kumwitaba. Ahari cyakwimitse ngo umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Yanga kumwitaba, kandi Imana irabyemera kugira ngo itabare ubwoko bwayo bw'Abayuda, kuko yabonaga akaga barimo. Umugome Hamani yaragiye kubamarira ku icumu. Umwamikazi Vashiti yanze kwitaba umwami. Ubwo biboneka mu gitabo cya Esiteri igice cya mbere. Umwami byaramubabaje cyane, agira uburakari bwinshi, nuko ahamagara abanyacyubahiro be b'inararibonye ati, ibi murabivugaho iki? Uyu mwamikazi ko ansuzuguye. Baramubwira bati,
ntabwo umwamikazi asuzuguye umwami gusa ahubwo asuzuguye n'abatware b'umwami mu bihugu byose umwami w'abami atwara. Bati uyu mwamikazi nibyumvikana ko yasuzuguye umwami bizatuma abagore bose bazajya basuzugura abagabo babo. Nuko bamugira inama ngo ace iteka ryo gusenda umwamikazi Vashiti. Iteka riracibwa, umwamikazi Vashiti arasendwa. Rero igihe kiba kirageze cyo kugira ngo haboneke uzamusimbura. Habayeho gahunda nziza, umwami ategeka yuko muri ibyo bihugu bye yatwaraga byose 127, ubwo ndacyari mu gitabo cya kabiri cya Esiteri, bashaka abakobwa beza b'amapfura b'uburanga maze bakazabazana ibwami bakarikwa, umwami akazatoranyamwo uzasimbura Vashiti akaba umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. No mu murwa w'Ishushani baravuye, Esiteri nawe yaje muri abo ngabo, kandi Esiteri uwo nguwo yari mushiki wa Moridekayi kwa se wabo. Yari yararezwe na Moridekayi amurera nk'umwana we kandi aramukunda cyane. Igihe rero kiragera abakobwa bajyanwa ibwami kwarikwa, bahabwa abashinzwe kubarika. Sintinda ku ijambo kwarikwa murabyumva, no gufata abakobwa neza. Mu gihe umukobwa yiteguye gushyingirwa bakamufata neza cyane kugira ngo ubwiza bwe burusheho kwiyongera. Uyu mukobwa Esiteri, Imana yabanye nawe cyane, umwuka wera aramubanziriza, ahasanga uwari ushinzwe kwarika abakobwa aramumukundisha, maze amutoranyiriza abaja 7 bo kumwarika, bo kuzajya bamugaburira, bo kuzajya bamusiga, bo kuzajya bamureba. Esiteri aba mwiza cyane kuko Imana yari ibirimo. Yakubwira mwana w'Imana, ibyawe Imana nibibamo bizagenda neza, ariko nuyishyira iruhande Satani azaza utamuraritse kandi bizagenda nabi. Imana yari mu ruhande rwa Esiteri, niko gutegeka iyo nkoni iramukunda cyane, imuha abaja bo kumwarika, yarikwa neza, asa neza, amererwa neza. Ibyo rero bikiri aho ngaho. Umwamikazi Esiteri igihe cye kigeze, yagiye imbere y'umwami. Umwami akimukubita amaso, umwuka wera aza mu mwami Ahasuwerusi, ati mukunde nguriye uwo nshaka. Haleluya, haleluya, haleluya ibihe byose. Umwami aramukunda, aramutoranya, amugira umwamikazi mu cyimbo cy'umwamikazi wasenzwe Vashiti. Haleluya, haleluya, haleluya ibihe byose. Ndiringira yuko mwumva ijambo ry'Imana, ndabyiringira ko tuyobowe n'umwuka wera. Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro. Mwamikazi Esiteri amaze kuba umwamikazi, amaze gutoranywa, hari icyabaye rero. Hari incidents zagiye ziba, ndagira ngo tuzumve. Moridekayi yari umuzamu ku irembo ry'ibwami, kandi
umutware Hamani warushaga abandi icyubahiro, umwami yari yahaye isumbwe cyubahiro kiruta icy'abandi batware bose, ngo azajya apfukamirwa bamuramye. Moridekayi we ntiyamuramya. Ibyo birakaza Hamani cyane, birakaza Hamani cyane. Turi mu gice cya gatatu. Munkundire mpasome, Imana ishimwe cyane, munkundire mpasome. Imana yaduhaye igihe, mwihangane mpasome. Biri mu gice cya gatatu ku murongo w'8. Hanyuma Hamani ararakara cyane. Ku murongo w'8 Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanye minsi itasita ku bw'amaso atameze neza, mujye mwihangana, niko bimeze, mwihangane. Hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yose yo mu bihugu utegeka byose, amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima, iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga itaranto ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami babishyire mu bubiko bwe. Iyi taranto inzovu yari 10,000. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagayi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka. Kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka. Ngo arabumuhaye abugira uko ashaka. Niwe waburemye se? Ntabwo yari azi ko ari ubwoko bw'Imana. Ntabwo yari azi ko muri bo harimo abubaha Imana. Ntabwo yari azi ko muri bo harimo abasenga Imana. Ntabwo yari azi yuko hejuru ye hari Imana isumba abami bose bo mu isi. Ibyo ntabwo yari abizi. Ntabwo yari abizi. Ati ndabuguhaye. Nuko itegeko ryaraciwe, iteka riracibwa, biramenyekana. Hamani uba ntabwo byatinze, arategeka, yandika inzandiko ngo Abayuda bose bicwe. Ashaka bagendera ku mafarashi ngo bajye muri ibyo bihugu byose aho Abayuda bari ngo bicwe, ngo bashire kuva ku mwana muto kugeza ku musaza, abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, ngo bose bapfe bashire. Mbega umugome wakoreshwaga na Satani. Hariho abantu bameze batyo. Ibyo si igitangaza, bakoreshwa na Sekibi Satani, bashaka kumaraho ubwoko bw'Imana. Ariko nimumere nka Moridekayi na Esiteri. Ibyago nibiza mumere nkabo. Abayuda babyumvise, barizwa n'itegeko ry'umwami, babibwira Esiteri. Babibwiye Esiteri, nuko Esiteri yoherereza. Esiteri arababara cyane. Ngo Esiteri akimara kubyumva yarababaye cyane. Kandi na Moridekayi amaze kubyumva ko batanzwe, arababara, ashishimura kuva ku murongo wa mbere. Nuko Moridekayi amenye ibibaye,
ashishimura imyenda ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya ku murwa hagati, araboroga, arataka n'ijwi rirenga ry'umubabaro. Murongo wa kabiri, ajya imbere y'irembo ry'ubwami, kuko ari ntababashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Murongo wa gatatu, kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi bo muri bo baryamaga hasi kubigunira mu ivu. Yewe mwana w'Imana uteze amatwi ijambo ry'Imana, mbese iyo uri mu kaga gashishana, sekibi Satani yaraguhagurukiye, n'icyo ukora? Urarya ukaryama, cyangwa se uririra Imana ugataka? Yego, uyu wari umuhango w'abayuda wo kwambara ibigunira, bagashishimura imyambaro yabo, bakisiga ivu, bakikurenga hasi. Ariko rero wowe nanjye, mu gihe turi mu kaga, hari icyo dukwiriye gukora. Natwe dukwiriye kugira igihe cyo kwiyiriza ubusa, tugatakira Imana, tukayibwira ibibazo turimo, Imana yacu ikadutabara. Dukwiriye kubikora. Kenshi nkunze kumva abana b'Imana bavuga bati, none se ko nsenga ariko simbona ibisubizo, biraterwa n'iki? Biraterwa nawe. Ndagira ngo nkubwire ko biterwa nawe, nta wundi ubitera. Nta wundi ubitera, ni wowe ubitera. Uramutse wowe umenya ikibitera ukagikuraho, ibisubizo byaboneka. Muri Yesaya igice cya 59, reka tubasome muri Yesaya igice cya 59, dusome ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya igice cya 59, nimwumva uko havuga: dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Ikibazo kiri kuri twebwe, ikibazo kiri kuri twebwe, ntabwo kiri ku Mana. Ukuboko kwayo ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza, dukiza amakuba n'ibyago Satani aduteza n'ingabo ze. Oya, ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva amarira yacu. Nimureke tumuririre, nimumuririre imbere y'Imana, uyibwire ikikuri ku mutima, ikikubabaje cyose. Imana nta gushidikanya nubikora, ukagira igihe cyo kwiyiriza ubusa, ndakubwira ko Imana izatanga ibisubizo. Babiratinze, Esiteri bamubwira ibyabaye, ko Moridekayi yambaye ibigunira, yisize ivu, nuko yohereza imyambaro, yohereza Moridekayi imyambaro ngo bamwambike ave mu bigunira. Ariko Esiteri ntabwo yari yamenye ibyabaye, nuko bazaniye Moridekayi imyambaro, yanga kuyambara, ahubwo abwira intumwa yarizanye iyo myambaro. Iyo ntumwa ngo yari inkone y'umwami yitwaga Hataki. Moridekayi amubwira ibibaye, ati genda ubibwire Esiteri, genda ubibwire Esiteri. Aho niho iri jambo ryavuye. Ahari cyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki.
hatashye agenda abwira Esiteri ibyabaye yuko abayuda batanzwe Hamani yamaze kubatanga ngo bashirire ku icumu. Nuko Morudokayi atuma kuri Esiteri. Esiteri abyumvise nawe ngo arababara cyane ariko yongera gutuma kuri Morudokayi atumva hashize iminsi 30 ndasanga umwami, kandi usanze umwami atamuhamagaye nta kindi kimubaho uretse kwicwa. Morudokayi yongera kumutuma aramubwira ati ntiwibwire yuko ari wowe uzarokoka ngo kuko uri ibwami. Ati Imana ishobora gukoresha ubundi buryo abayuda bagakira. Morudokayi yarafite kwizera. Bana Imana imugire kwizera, ntimugahungabanywe n'imiyaga iyo ari yose. Mugire kwizera muri byose, mujye mushima Imana muri byose, mujye mushima Imana. Ntimukabe muri negative side, mujye mwibuka ibyo Imana yabakoreye, muyishime. Binezeza Imana cyane iyo abantu bayishima, ahubwo ikarushaho kubakorera ibyiza, ikabakorera ndetse n'ibyo batayisabye. Ati abayuda bashobora gutabarwa mu bundi buryo. Yarafite kwizera, kandi koko Imana yashoboraga kubatabara. Hari ikinaniro Uwiteka se, Itangiriro 18:14 amutumaho ati bashobora gutabarwa ariko ntizaso muzapfa. Atari cyakwemeza ngo umwamikazi ni kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki, muri iki gihe bikomeye. Nuko Esiteri abyumvise afata igihe cyo gusenga, atuma kuri Morudokayi asumba ubwira abayuda b'Ishani, mumara iminsi 3 n'amajoro 3 mutarya mutanywa, mwiyiriza ubusa, mutakira Imana. Nanjye n'abaja banjye babaja 7 tuzamara iminsi 3 n'amajoro 3 tutarya tutakambira Imana. Barabikoze, bamara iminsi 3 n'amajoro 3 batarya batanywa, batakira Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi Imana yumvise gusenga kwabo. Mu kanya gato murabyumva bwoko bw'Imana, kanya gato murabyumva. Umwamikazi avuye mu masengesho, arangije amasengesho afite kwizera, yasanze umwami akimukubita amaso yumva aramunezerewe cyane, amutunga inkoni y'ubwami, ati mwamikazi Esiteri, urashaka iki ukagihabwa? Ati nubwo cyaba 1/2 cy'ubwami bwanjye urabuhabwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko Imana yari ibirimo, kuko Imana yari kumwe na Esiteri. Imana nibana nawe bizagenda neza. Koko hari ikinaniro Uwiteka se, Itangiriro 18:14. Ane ujye wibuka yuko nawe uri umwana w'Imana. Nawe ujye wibuka kuri umwana w'Imana. Ntabwo ukiri uw'Adamu wacumuye, ahubwo uri uw'Adamu wa kabiri wa Yesu Kristo. Ntabwo ukwiriye kuba imbata z'umwanzi Satani mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo agukinagaze, ahubwo ujye wizera Imana, uyibwire ikiri ku mutima. Ibyo bikiraho kandi Hamani nawe yari afite umunezero ko agiye kwica Morudokayi n'abayuda bose. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, Esiteri yaramubwiye, abwiye umwami ati ndakwinginze ngo wowe nyagasani nubishima uzane na Hamani mu nkera n'abateguriye.
baje mu nkera rero baje mu nkera baranywa bararya baranezerwa umwami abaza Esiteri ati n'iki ushaka ukagihabwa mwamikazi ati nyagasani ndagusabye kugira ngo ejo uzagarukane na Hamani mu nkera n'abateguriye maze Hamani yirya icyara ati ndakomeye mu batware bose nta n'umwe wararitswe n'umwamikazi Esiteri keretse jyewe gusa asubira iwe umunezero mwinshi abitekerereza umugore we witwaga Zerashi n'inshuti ze arabibabwira ati nararitswe mu birori mu nkera umwamikazi yateguriye umwami nanjye ariko byababaye kuko Muyuda Moridekayi ansuzugura abandi bakandamya maze umugore we Zerashi n'inshuti ze baramubwira bati ariko se ikibabaje ni shinga igiti ushinga igiti hano ejo nuva mu nkera unezerewe uzahite ubamba Moridekayi kuri icyo giti. Imana yacu irakomeye ihabwa icyubahiro isingizwe ishyirwe hejuru. Imana yacu ibuza umwami Ahasuwerusi muri iryo joro gusinzira abura ibitotsi iturasinzira usinzira iki usinzira umugome Hamani ashaka kunyicira abana reka abana b'Imana babwire nimureke dukunda Imana nimureke tuyoboke Imana nimureke tuyibwire ikiziri ku mutima nimureke tuyisange iradukunda yaraducunguje amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wa Yesu Kristo kandi Yesu atubera umubyeyi nimuhumure imubuza gusinzira abadasinziriye ahamagara abakarantere ati nigoye ati haba hari icyo umuntu wamburiye igihe abagome bari bagiye kunyica yagororewe hari igihe inkone zacungaga ku irembo ry'umwami zashatse kumwica maze Moridekayi abibwira Esiteri abibwira umwami arabigenzura basanga aribyo barazimanika nuko Imana yabimwibutsa ese mbabaze iyo aza kugororerwa mbere bakamuha isambu nziza bakamuha amatungo bakamuha amafaranga yabo yo muri icyo gihugu yazaga kumumarira ikizi ahubwo Imana yabonye igihe cyiza cyo kumugororera humura senga pfukama bwira Imana ikikwiye ku mutima ntutinye hari igihe Imana yateganya hari igihe cyiza Imana izaguha ingororano ikomeye cyane irenze amasambu n'inka n'amafaranga ikaguha ibirenze ibyo ngibyo Imana irumva nuko arababwira ati nimubwira hari icyo yagororewe bati nyagasani ntacyo yigeze agororerwa bati nta kintu yigeze agororerwa ubwo muri iryo joro buke ntiyasinzire mu gitondo agiye abona Hamani mu rugo agomanga anezerewe ajya gusaba agahanga ka Moridekayi ngo yitwe maze abayuda bose nabo bakurikireho amaturiya ninde baramubwira bati ni Hamani ati ngwino arinjira afite ibyishimo n'umunezero byinshi cyane arinjira araza umwami aramubwira ati nikoye umwami akunze kubaha yakorerwa iki ibi zindi soma nateguye kubisoma ariko ndareba amasaha yihuta kandi sinshaka kubarambira
undi aratekereza mu mutima hamana hari undi suretse yewe wahawe icyubahiro ati umwami akunze kubaha yazana imyambaro y'umwami akazana ifarashi y'umwami maze akambika uwo muntu imyambaro y'umwami akamwambika ikamba ry'ubwami akamushyira ku ifarashi y'umwami maze akamugenza hano mu murwa wa w'ishushani agenda avuga ati nguyu umwami akwiye kubaha nguyu umwami akwiye kubaha nguyu umwami ahaye icyubahiro maze umwami aramubwira ati hutaho vuba ntutinde ibyo uvuze byose hatabuzemo na kimwe ugenda ubikorera Moridekayi w'umuyuda yewe reka mbabwire Hamani yakubitiwe ahareba inzega Hamani yakubitiwe ahareba inzega ya byishimo byose bitangira kuyoyoka aragenda abikora nk'uko umwami amubwiye azana Moridekayi amushyira ku ifarashi y'umwami amwambika imyenda y'umwami amushyira ikamba ku mutwe ry'ubwami amugenza mu murwa w'ishushani ati nguyu umwami ahaye icyubahiro nguyu umwami ahaye icyubahiro nguyu umwami ahaye icyubahiro amaze kubikorera Moridekayi asubira ku kazi ke yicishije bugufi akazi k'ubuzamu Hamani nawe ubwo ntihise ajya mu nkera arakebereza agiwe abwira umugore we ibibaye wa wundi wamuhaye inama mbi yewe hariho abantu bagira abagore babi abakaba abanyacyubahiro abagore babo bakaba bapfuye aho babahaye inama nziza yubaka yo gukora ibyiza bakabaha inama mbi amubwira ibibaye n'inshuti ze n'abana be bati niba ari ibyo ibyawe byarangiye akivuga ibyo inkone ziraza zitibanguka mu nkera umwamikazi yabatunganije aragenda ariko agenda ababaye cyane afite agahinda kenshi mu mutima igihe rero kirageze noneho ngo Esiteri hakirwe ubwoko bwe inkera iratangira bararya baranywa umwamikazi agiye guhakirwa ubwoko bwe mwami aramaze ati mwamikazi Esiteri urasaba iki ngo ugihabwe nubwo cyaba icya kabiri cyo mu bwami bwanjye ndakiguha yaratonye kuko Imana yamuhaye gutona Esiteri asubiza umwami ati niba ngutonyeho ubwo turi mu gice cya 7 niba ngutonyeho nyagasani ukabishima ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu kuko yewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe tumarweho ati ngusabye agahanga kanjye maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he Esiteri aramusubiza ati umwanzi wacu uturenganye n'uyu mugome Hamani amutunga urutoki n'uyu mugome Hamani reka nkubwire mwana w'Imana uteze amatwi ijambo ry'Imana ntabwo ubwoko kw'Imana kwaheze ngo inanirwe gukiza n'ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye ngo inanirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanije n'Imana yacu n'ibyaha byacu
biyitera kutwima amaso yanga no kutwumva no kutwumvira. Tanga Imana uyisange, uyibwire ikiri ku mutima cyose, nubwo isanzwe ibizi ariko urashaka yuko nawe ubimenya kugira ngo nigusaba uzagira uyisingiza, uzajya uyisingiza. Isange uyibwire ikiri ku mutima, uyitungire urutoke ibikubabaje byose. Uti dore ikimbabaje ni iki? Umwanzi wanjye n'uyu, umbujije amahoro n'uyu, uwambujije amahoro n'amahwemo n'uyu. Ubibwire Imana, Imana izagutabara. Bidatinze Imana izakora ibitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamani yahinze umushyitsi, yagize ubwoba bwinshi cyane. Umwami ararakara, arasohoka ajya gutambagira mu murima w'ibwami. Ahindukiye agarutse asanga Hamani yarambaraye imbere y'umwamikazi ku ntebe y'icyubahiro aho umwamikazi yari yicaye. Maze umwami ararakara, yo ati noneho wa mugome koko agiye no gufatira umugore wanjye mu maso yanjye. Ararakara cyane. Uwo mwanya umwe aravuga ati mu batwari b'umwami, mu ofisiye be w'inkone, ati ahubwo mu rugo kwa Hamani hashinze igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Umwami ati nimumujyane mukimumanikeho. Bamupfuka mu maso, Hamani baramujyana bamumanika kuri cya giti. Ibya Hamani biba birarangiye. Bwoko bw'Imana, inshuti nkunda, reka mbabwire iki sinabura kukibabwira. Dufite umwanzi wacu uhabwa nduru. Hari n'abandi ariko uri kwisonga ni Satani. Uwo ni umwanzi mubi. Kandi umwanzi nanone wundi wa kabiri ni umutima w'umuntu, umutima mubi, umutima wuzuwemo n'abadayimoni, umutima wangana, umutima wica, umutima wiba, umutima uroga, umutima ukora amahano. Uwo mutima ni mubi. Abanyarwanda baravuze, umunyarwanda yaravuze ngo umuntu akiri kimwirukana ariko ntawe ukiri kimwirukamo. Ikiruka mu muntu kiramwica. Uwo mutima utera umuntu gukora amahano ni wazazira. Timukawugire, mujye mugira umutima mwiza. Uwo mutima mwiza wabera inshuti, umutima w'urukundo. Mukundane, nongeye kubisubiramo bana b'Imana abanyarwanda mu nyumva. Mukundane nta kurobanura amoko cyangwa uturere. Mukundane. Ndashima Imana kuko hari Imana yahiriye ibyo bamaze kubisezeraho by'amoko by'abahutu n'abatutsi. Nanjye ndimo ndabishimira Imana. Mukundane nicyo Imana ishaka, mugire uwo mutima. Umwanzi wa gatatu nanone n'uwo Satani azakoresha ngo akubuze po na ruguru bwije bwakeye. Ariko abanzi bose pfukama imbere y'Imana ubabwire Imana. Hari ikinaniro Uwiteka se, Itangiriro 18 umurongo wa 14. Pfukama imbere y'Imana ubiyibwire. Moridekayi, Teri bararukotse barakira. Moridekayi arakuzwa. Umwami yongera kubaza Esteri ati hari icyo ushaka nkagikora. Mwamikazi aramubwira ati hari inzandiko zanditswe zatanze Abayuda ngo bashire, ndagusaba kugira ngo handikwe izindi zo gusibanganya ibyo ngibyo. Umwami aramubwira ati we na Moridekayi ntimwandike uko mushatse. Bandika izindi nzandiko zivuga ngo Abayuda aho muri mwese mwirwaneho, kandi
abayobozi muyobora ibyo bihugu mushyigikira abayuda birwaneho. Abayuda bashyigikiwe n'abayobozi bo muri ibyo bihugu bishe abanzi babo, kuko umwami yatanze ifarashi zihuta n'abazigendaho bajyana inzandiko zo gusibanganya ibyo ngibyo, maze abayuda bica abanzi babo, bica 75,000. Ishushani bahice abantu 800 n'abahungu 10 ba Hamani. Morudokayi abonye ukuntu Imana ibakijije aranezerwa, ashyiraho itegeko yuko abayuda bose bazajya bibuka uyu munsi Imana yabatabayeho. Imana nimara kukugirira neza nawe wamaze kwitura ibibazo byawe, ese uzakora iki? Aho none ntuzibagirwa, uyisezeranire unabyandike yuko uzagira ibihe byo kwishima. Bana b'Imana, ndasaba Imana cyane ngo iduhe wa mutima wari muri Morudokayi na Esiteri, umutima wo gukunda Imana, wo kwizera Imana, umutima wo kudahababuka, umutima wo ukomeye wo gusanga Imana. Ndasaba Imana ngo uduhe tujye tuyisanga muri byose, maze Imana idutabare kandi irabishoboye. Ibyo nibyo saba Imana Data wa twese, mbasabira mwese abumva ijambo ry'Imana, kandi nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena, amena, amena. Urakoze Uwiteka gitare gitanga amahoro, kubw'ijambo ryawe twumvise. Ndagusabye kugira ngo urishoze imizi mu mitima yacu, rikure rimere risagambe, tugukunde n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose, kandi dukunde na bagenzi bacu nk'uko twikunda. Icyo nicyo ushaka. Ahasigaye ibindi byose bitubaza byose, nta gushidikanya ubifitiye umuti, kuko nta kikunanira Uwiteka. Mu Itangiriro 18 umurongo wa 14 niko bivugisha. Ibyo mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena, amena, amena.
imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira gukomeza abatendebutse kuko biri turinda ingo z'abagenzi bacu turakeneranye urunana dufata n'urunana uranyeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira gukomeza abatendebutse kuko biri turinda ingo z'abagenzi bacu turakeneranye ubuzima bw'isi bukomeye hariho ababaye abateme wamukijeho ariko ntubimenye none ukaba warageza heza bamwe n'abagusengeye abandi bafashisha abawe ndetse na n'umwe wihagije interura nguterure urunana dufata n'urunana uranyeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira gukomeza